bagize gutya nk'umwanyu wenda bakavuga ati twebwe kubera icyo kintu twebwe tubaye tukugize gutya aho aba ari mwanyu ariko iyo bije kuvuga ngo mwitira wese ku isi baraguhebye bakuvuyeho sinurara muri iyo nzu uri umubyeyi ufite abana norara kwa perezida wowe uvuga iki nkuko amagana nkamafata n'imbare abana n'ibiki byose nkabaje kwa perezida ndaho sohokera ntahuje mumbabarire ibyabaye byarabaye ntibizongera ukaka imbabazi gusa agenda yaka imbabazi nta bindi bintu byo kwisobanura kera ibyagiye hanze bagende bareke gutukana bavuga ibintu bizima kandi dushimiye n'abandi nabo bareketse bakinye imbabazi akavuga ati iki kintu kirarangiye turagihebye turabyihoreye ni ukuri mwagize neza mwumviye ababyeyi mwumviye mituwarite mwumviye abagabo nyine mukabireka mukavuga ati tuzongera gukora iki kintu kandi hari n'ibikorwa byiza bakoze bishimisha abantu cyane hari abantu bafashije hari ibikorwa badukoreye bakoze mu bantu birabashimisha ariko kujya umunani muri sosiyete y'abantu hari ukora ibikorwa byiza ariko wakora kimwe kibi kikaba gisiba bya bindi byose byiza mu bantu muraho neza abakunzi bacu twe turaho tumeze neza turakomeye turashima Imana tumeze neza nta kibazo abakanze ijyambere kuri Abakeba TV show kwibwirana n'umuco mwiza wa Kinyamurenge amazina ni nyina w'inka Aline kaba ndi umugore w'abasita umukobwa bitira umwishwa w'abasinzira turabiyegereje mwege abatuye impande zine z'isi Australia Canada Amerika hano muri Kenya i Bugande mu Rwanda mukomeze mugubwe neza n'abatameze neza muraza kumera neza Imana ibaha umugisha dushimiye abantu bari mu kutwereka urukundo yeme abantu bakamatwereka urukundo twajyama twabyuka twamudusanga mwaturebye twagira gute yeme turabakunda ukwacu kose Imana ikomeze ibagirire neza aho muri mwese reka mugenzi wanje nawe abibwire na abamubonye ijyambere nawe kugira ngo akomeze wiyegereza abantu muraho bavandimwe turabasuhuje mwebwe mwese ngo yambu cyane twebwe aho tubaherereye twabyutse neza muraho mwese amazina ni Niyonteze Joyeuse abatubonye ijyambere murakoze cyane ndi umukobwa w'abatura nka mwishwa w'abahinda ngashaka mu bitira murakoze cyane turi ahangaha batera udutebe bicare bategere nyine kandi badusungure cyangwa baza bandika muri komantere abantu baza bandika muri komantere abadukurikirana mwese muduheze amaherekezo kubera uko hano imihanda yaranyereye yabayemo icondo ugasanga tuyiguyemo kandi burya turi abantu twambaye umubiri cyane hari igihe umuntu nyine azagiraho akavuga ibintu bimwe bidakwiriye cyangwa ukavuga ibizima byubaka abantu cyane biraterwa nyine n'ukuntu umuntu aba akanwa kaza kanyerera abantu bose ntabwo abantu bose baba bagize buriya akanwa uzugeraho ugasanga uvuze nabi kandi utabiteganya utabitekereje cyane utabibyukanye ugasanga nyine uvuze nabi bitanejeje abantu kandi kubigaruza nyine ugasanga ari ibibazo murakoze cyane kandi turabegereje ahantu turanabashimiye abantu bagumye kudukandira subscribe na share na comment mwarakoze turabashimiye cyane muri abantu beza kuri twebwe barimo kugira neza kamera warebye bari abantu ko bashakuje muri mu kugira neza ni ukuri muri abagaciro ni ukuri kose turabashimiye cyane ngaho reka mugenzi wanje abe nkavugaho bukeya turebe ukuntu nyine tubaganiriza murakoze cyane oya ni ukuvuga ngo ibintu biba bimeze iyo abantu bamaze kwakirana nyine muza muja hamwe kuko niyo turi mu rusengero iyo bakwakiriye uri umushyitsi uzita uba umusangwa
ni ukuvuga ngo uko tubaye abasangwa namwe mubaye abasangwa kuri twe, tubaye abasangwa kuri mwe, mubaye abasangwa kuri twe. Ni ukuri nimba ari ikintu cyiza ni ukwandika muri komantere bakakubwira ati cyane iki kintu ntabwo ari cyiza, muza muhita mukireka. kandi abantu ntibakaza bashekerera abantu ku kintu kibi, usange karagushekerera ngo kuravuga neza naho hirya karaguhema, ntabwo ari byo. Kuriya nyine ntuba umwubatsi ahubwo uba umusenya. Ugomba kumubwira ngo ikintu wakoze ntabwo ari cyo, ikintu uvuze ntabwo ari cyo, ugomba kubyihora. Kandi buriya abantu baza bumva kwinshi, hari igihe umuntu ugutandukanya, hari igihe umuntu yumva ibyo wavuze atari byo, undi nawe akumva uko ari byo. Ariko nyine ikintu kihurijwe n'abantu 2-3 bakubwira ngo ibyo wakoze ni amakosa, uza ubikosora nyine, uza umenya uko wakoze amakosa. Aba ari amakosa nyine, baza babwiza abantu ukuri cyane, pana kujyajya abantu. Ugomba kubwiza abantu ibintu byo kujyajya abantu nibyo zabyica abantu, nibyo biri mu kwica abantu cyane kandi cyane. Abantu bazagenda babwira abantu ukuri. Niba twavuza ibintu amakosa bidakwiriye, twandikire. Nunabona ntuwandika muri komantere, twandikire ku ntuzi isanzwe, tuhamagare utubwire iki kintu ntabwo ari cyiza, ntabwo ari cyiza. kuko iyo ubwiye umuntu gutyo ahita yikosora, akareba ibindi azakora nyine bitahuye na bijya kandi yakoze. Aha umuhanda wabaye amatope, uzana icyondo, bamena n'isabune ya omo, kandi omo yaranahenze. Abantu niba barimo gukuraho omo yo kunyereza umuhanda ibo none ntiyahenze iwabo. Omo igeze ku 15 irahenze, ni ibitangaza cyane. Ariko abantu bakomeje kunyerera, imihanda yabaye imihanda. Yemwe twaje aha twamagana ibintu byo kuvuga ngo tureke kuzatwama dutukana ku miryango. Twabivuzeho bujya, turavuga ati ibintu bijyanye n'umuryango tugende duta imiryango kure na social media. Tureke kuzatuzana imiryango ngo tubikubite muri social media. Nimba ari ikintu mpfa na mugenzi wanje, tugipfe nka mugenzi wanje, kubera uko muri kumwe na social media ahangaha. Kandi buriya kuvuga umuntu uri hano kuri mutandao ntabwo byagaranye, kubera ko nawe ejo bundi azaza avuga undi cyane. Ariko kandi vuga umuntu uri kuri social media, nabwo si ngombwa ngo uze kumwandarika hanze. Nimba wamubonyeho amakosa, mubwire, mwegere ni mugenzi wawe, ni inshuti yawe, n'umuvandimwe wawe, mwegere umubwire ati muvandimwe, ibi bintu wakoze ntabwo ari byo cyane. Ariko umuntu kuzatwama twirukira kuri kamera, nitugira icyo dupfuye n'umuntu wamuzana kuri kamera, utangira uvuga amagambo atari meza, amagambo mabi, amagambo atari ay'abakobwa b'abanyamurenge. Yemwe si umuco. Uragira ngo uyu ni umuco? Ntabwo ari umuco. Si umuco. Umuntu yokagora ibintu, abantu bamaze guta umuco. Ariko ibintu zarenze inkombe cyane. Kandi abantu bari mu kuja kuvuga, bakavuga ngo ibintu by'ikinyamurenge, ngo wapi, ngo ibintu by'ikinyamurenge. Tuvuga ngo ikintu cy'ikinyamurenge utacyumva. Kandi uri umunyamurenge, ugomba kugendera mu mico y'abanyamurenge. Habe niyo wokurirahe, habe n'umwana wavukiye muri Amerika, agomba kuzamenya umuco wa kinyamurenge cyane. Kuko uri umunyamurenge, mu gihe utazibwira no kuri umunyamurenge, uzobone kuzana indi mico nyine y'ahandi. Nimba utari n'umunyamurenge, usane igikirisitu nacyo kiba gikeneye. Nimba wumva uko umuco w'umunyamurenge wakunaniye, ukoresha ikintu cy'igikirisitu, kubera uko uri umuntu. Kwanza abanyamurenge turi abana bakuriye mu nsengero, abana bakoze inani, batwigishe tukiri abana, bakakubwira ngo gutukana n'icyaha, tubikuriramo. Ababyeyi bakakwishaza bakakubwira ngo uvuze iki kintu ntabwo ari byo, si umuco wa kinyamurenge, tubikuriramo. Ariko turi mu gutangara ukuntu aha hanze umuntu muzima arimo kwama ahaguruka akamatukana aha hanze, akavuga ati, agatukana bene kino gitutsi utobasha gusubira, kwicara ngo urebe n'undi muntu, urebe ikiganiro. Wowe kubita ikiganiro hariya, watangira kureba umushitiyo kwinjirana, ukabura remote, wogira gute? Nuko umena televiziyo, nuko wamubwira ati ukayimena, akavuga ati nanone abantu bamenya amateleviziyo kubera ibiganiro ahangaha. Zateye ambutiyaje, urareba ikiganiro aha kuri televiziyo, noneho kujya wawe ukireba, nturetega ngo umushitsi yinjirega ni ugukomanga. Hano hari ikiganiro numva umuntu arakomanga,
remote pa abana n'abana tuba ukireba n'abana ari ibintu bimwe utakireba abana bari mu nubeshwaga nuko Imana zaca abana kibaza wumva ikinyamurenge kibaza wumva uruvugo tuvuga kuko yaba abana bazaje baza kumva abana baracyari bato ariko nk'umuntu ufite umwana w'imyaka 15 16 ibi biganiro biraha biri mu guca ku bantu b'abanyamurenge bo bukikire ufite umwana w'imyaka 15 imyaka 16 bo kireba oya tiwo kireba nijoro nashize mu kiganiro ngomba kukireba umuntu aza kumusaba ikintu gukira komanga noneho apisi namenye yataye remote ndashaka mara kwibura ndacomora none kandi urumva ntani ibintu byari bitesone byari bikirimo ariko kubera yuko kera baturemye nk'ibintu by'ubwoba baturemye uri mu gushiramo ikiganiro ukavuga ati Imana ibintu ukavuga ibintu biri mu kugira kuvugirwamo ni ibihe nimshiramwo turi kumwe n'abashitsi kandi baza batubwira ngo nitubarebe tubakunde tubarebe tubashigikire no kujya ubarebye ugatekereza se iki kiganiro nigishiramo turi kumwe n'aba bashitsi ndagira gute ndakireba akavugamwe amagambo mabi kandi kujyagiye tukurebye tuba tugushigikiye ntabwo twokureba tutagushigikiye twaragukandiye ubundi ikiganiro cyawe kikaza tugomba gukurikirana ibintu uba wavuze ariko noneho ikiri mu kuba kibi nuko ikiganiro kiri mu gushika ukaza ujugumu ukaza utinya kugikoramo ukavuga ati ndamenye noneho ni ibihe bareke kuremamwo abantu ubwoba bagende bakora ibiganiro byiza bagende kandi kuriya hari ikintu abantu bishizemo ngo ibintu byo kuvuga ibintu bidafite umumaro nibyo birebwa ibintu byo gusubizanya ahangaha nibyo birebwa ariko kuriya bahinduye content bakavuga ati tuvuge hejuru y'iki cyane kubera ko n'abantu bamaze kubaka izina bamaze kugira tuve muri ibi ngibi tuje muri ibi borebwa kandi noneho abantu bo batangarira bahinduye ikiganiro bakavuga ati none dufite amatsiko yo kuja kureba nyanaka ikiganiro yahindutse tuje kureba ivyo arimo noneho ugasanga nibwo banarebwe cyane kubera ko babagiriye amatsiko kubera ko bahinduye babavuga biragoye ibintu byo kuza bagatukana umuntu kaza akavuga undi akaza akavuga ibi bintu ni bibi twarabyanze turabyamagana kugeza imiryango bihagurukira igahaguruka ikavuga ati iki kintu ari iki kintu kigeze twebwe turananiwe umuryango wo gusezerera ukavuga ngo kandi gusezereye ku magambo wakuye mu kanwa atari meza kandi se wavuga se ngo baraguharaze ikiganiro gihari ibintu byo gusebanya iyo usebya njya kuvuga ngo uje gusebya umuntu njyewe nosebya umuntu uri kuri mutandawo uri hano kuri iyi mihanda yamvuze naje nomuvuga bikurikiranye nuko yamvuze ariko ibintu bagiye bakora bakazana nk'ababyeyi yeme none n'abacamani barumiwe izo manza kuja gukiza bene ibyo bintu uyu ni umuco bareke gusenya umuryango wa Kinyamurenge yango wa Kinyamurenge ni ukuri kose mureke tugire umuco tureke gutukana tuvuge ibintu bizima tuzi abana ba mama Murenge wari ubona mama Murenge baza gutukana hano baza agakora ikiganiro kandi nabo uko kuragira nk'abandi baragera kubyo abandi bari mu kugeraho habigezeho gutukana niko kuza gutanga intuze ntabwo gutanga umuco ntabwo gutanga ngo ni mbese babigize nka content ariko kandi uruza ahantu isi igeze uzorebe wa muntu watukanye muza mukireba guhera gikitangira kugeza kirangiye kandi si wewe wenyine wawureba uzamureba views zamazinjira gutya none se nk'uwo ariko njewe hariho n'abantu nyine nubwo abantu bari kubagaya ngo ibintu ngo byabaye ngo byatukanye ariko hari abantu bari inyuma ukamusanga commentaire ngo mama ngo ndagushigikiye ibaze nk'icyo kintu yewe ngo kuravuga neza ngo umuhaye nyina hama wandika ngo uramuhaye amuhaye nde ngo kubera bya bitutsi gusatukanye ngo uramwemeje aramwemeje nta mubiri uhava ntaki haraguma kwa kundi yarameze
gusa kuko bazavuga ngo uzugira gutya umuntu urutoki ukamutunga urugwara ukubaza ngo ese jewe meze gute niko bizabimera ni ukuvuga ngo uzuze ukavuga umuntu urunago rwa rukubasa musanga abantu kuri commentaire ngo uramwemeje ngo urakoze ngo wewe ngo turakwemera yibaze nk'uwo muntu nibaze abasore bamubwire ngo baramwemera kuri uragwandiko baraza nabo bamushigikire se baraza bamushigikire ahubwo uzi bajya bamubwiye ngo arabemeje baraje bamatangira nibo ba mbere bazamuka kandi kuriya abantu tibarize ubu nyine bamubwira ati iki kintu sico nawe yo kwicuza kandi ubu nyine abantu ntibari mu kumenya abantu babihisha inyuma ugasanga wa muntu wakubwira ngo ibintu wakoze nibyo ngo niwe mukunzi wawe niwe uza urenguka hirya nyine akaba ari guseka kugira ngo ibintu wakoze ntabwo ari byo ariko mu maso ntiyoroha bikwereka ngo akugendere inama akubwire ngo ibi bintu wakoze ntabwo ari byo bakagutiza umurindi hajya mu maso y'abantu yamara kugutiza umurindi yarenga hirya akaba ari uwa mbere kukwamamaza akuvuga nabi muzamuvuga abantu uko bari nimba ndi gito vuga ati Aline nuko ariko ibi bintu byo gushigikirana mu mafuti gushigikirana mu mafuti ntago ari byiza muzamubwira umuntu ukuri kuza guca mu ziko ntikuza gusha kandi kujya kwereka umuntu kuri masi kuko umukunzi ukamwereka mu mutima wawe utabihamye ntago ari byiza abantu bagenda bazabwira abantu ukuri cyane kuriya iyo ija kumenya ukuri hariho bimwe ataba yarakoze iyo aje kumenya ati ariko nta muntu uzi ukora ikintu adafite abantu bamushigikiye imihanda yabaye mibi kabisa yewe ni ukuri twarababaye ni ukuri narababaye ku giti cyacu naje byarambabaje kuvuga ngo umuntu ubona urwandiko kuva twabaho jewe niho nkibona umuntu nyine bavuga bene kuriya naje kuva hari ukuntu ibintu byagenda ukamusanga nimba umukobwa yashatswe ahantu aho umuryango utashigikiye ukamusanga ngo tuzamuca ngo tuzaguca ariko umwaka ugashira undi ukaza ugasanga ibiti bibayeho ariko aho umuryango wandika ukavuga ngo turaguciye ngo ugende ngo turaguciye uva he oya yamagenda gusa ikubite imbere y'umuryango umubabarire kandi nawe wemere umubabarire kuko nta kirenze imbabazi gusa ni ugusaba imbabazi ari uguhinduka nawe usabye imbabazi ntuhinduke niko kwa kundi n'ubundi iyo akaramu yanditse kujya n'ubundi zasubira yandike gusa agenda yikubita imbere y'umuryango asaba imbabazi kandi umuryango nawe wemere umubabarire ibi bintu bigende birangire ntibikazosubire kubona ngo umudamu ungana kuriya nyine n'abana uko se ibaze nkaho wenda umuntu byibuza hari ukuntu nko muri famiye mwanya apana kuvuga ngo ku mufano ngo abitira bose ya generale ko mwacu bakavuga ngo ko mwacu nyine mwaburumbuka bakavuga ati wagize gutya nk'umwanyu wenda bakavuga ati twebwe kubera icyo kintu twebwe tubaye tukugize gutya aho abari mwanya ariko iyo bije kuvuga ngo mwitira wese ku isi baraguhebye bakuvuyeho sinurara muri iyo nzu uri umubyeyi ufite abana norara kwa perezida wo uvuga iki nkuko amagana nkamafata n'imbare abana n'ibiki byose nkabaje kwa perezida ndaho sohokera ntahuje mumbabarire ibyabaye byarabaye tibizongera ukaka imbabazi gusa agende yaka imbabazi nta bindi bintu byo kwisobanura kera ibyagiye hanze bagende bareke gutukana bavuga ibintu bizima kandi dushimiye n'abandi nabo bareketse bakinye imbabazi akavuga ati iki kintu kirarangiye turagihebye turabyihoreye ni ukuri mwagize neza mwumviye ababyeyi mwumviye mituwarite mwumviye abagabo nyine
mukabireka mukavuga ati tuzongera gukora iki kintu kandi hari n'ibikorwa byiza bakoze bishimisha abantu cyane. hari abantu bafashije, hari ibikorwa badukoreye bakoze mu bantu birabashimisha. Ariko kujya umunani muri sosiyete y'abantu hari ukora ibikorwa byiza ariko wakora kimwe kibi kikama gisiba bya bindi byose byiza mu bantu. nuko twari dutanze inama k'abantu babakunda, turabakunda, twarabashigikiye, ariko nukuri kino kintu mwakoze cyadukoze kandi cyaratubabaje nk'abakobwa b'abanyamurenge, nk'abakobwa b'imfura, mwagize neza iki kintu kukirangiza, ni ukuri turabibashimiye. kandi kujya iyo ikintu kirangiye nyine, kandi icyo nashimye nuko bagikoze aravuga ati nimba ari ikiganiro kibi nakoze kikaba cyobabaza umuntu, nzemera ngisibi. icyo kintu nahise mbona yuko nyine ibintu bavuze ari ukuri nyine, ikibazo si kuza ngo bagume bikorerane, nubwo byaza bibahesha amafaranga, ariko kandi bizaza bibagayisha muri sosiyete nyamurenge, byaza bibahesha ifaranga ego, kuko isi umuntu yarasiga asohora ikiganiro gutya kibi, twama twiruka tukakireba kikadutera urugambo, wahura n'uyu mugahagarara, wagira gute mugahagarara, ikiganiro uwo wavugaga ibyo yavuze undi nawe azana ko yumvishije, mukagenda mugenda muvuga. ariko kandi ni ukuri mwagize neza kureka ibi bintu, kandi muzobona amafaranga, muzoba bakire bitanyuze mu bitutsi cyane, muzoba bakire cyane, kandi bazaba abantu b'intwarikazi, bazoba baretse ibintu bizima, kandi bazosubira bubaka izina ryabo ryiza. kuriya nibakora ikindi gikorwa cyiza kizakwama gisiba ari amateka nyine, ibi bitutsi batukanye birangire cyane. buriya nta kintu kitagira iherezo, ni ukuri twaje dufite agahinda kenshi, ni ukuvuga ngo twamenye amakuru tube tutarayamenya neza, tubona urwandiko nabwo urasa kandi ruduca intege. ariko kandi icyo twaheza mugenzi wacu inama ni ukugenda agasaba umuryango imbabazi, usaba imbabazi ariko ukazisaba nyine zivuye ku mutima, ugahinduka, turagukunda, ugenda uhinduke, umuryango ukubabarire, usubire mu muryango nk'ibisanzwe. ibintu bene ibi byo kuvuga bitari byiza mwama mugenda mubyihorere, ntacyo bimaze, kandi muzogera ku nsinzi zanyu, muzagera ku nzozi zanyu, kandi tuzakomeza tubarebe, muzamuzana ibiganiro byiza tubarebe, tuzobashigikira n'ubundi kuko twari tubashigikiye. nawe tanga inama ya nyuma tugana ku musozo. jewe inama notanga nuko nobabwira ngo bareke biriya, kandi ndabizi neza uko bamwe batse imbabazi, kandi abantu barabyishimiye kuvuga umuntu arahagurutse nyine yatse imbabazi, abona uko ibyo yari arimo yari yayobye, mwagize neza. ikindi abantu baba ari inyuma, usanga abantu ngo wamuhaye nyina, ntacyo bimaze. abantu bagende bareke gushigikirana mu bintu bitari nkabyo, bintu bidafite agaciro, usange ngo abantu wamumukomeza ngo wamuhaye nyina, ngo wagize gute, ntacyo biba bimaze. gusa nyine inama nubaha, mugende mureke muje muri za content nziza, muvuge ibintu bigize byo kubaka abantu, muvuge ibintu byiza, ibintu bizima, mureke ibintu byo gutukana. kandi muri abantu bakuru, muri abantu bafite agaciro mu bantu, muri abantu bakunze, muri abantu nyine bafite ubwenge bwo kuvuga ngo iki twogikora coba ciza mu bantu, iki twogikora cosenya imiryango, iki twogikora cotuma abantu batadukunda cyangwa abantu bakatugaya. kandi namwe muri abantu bafite ibitekerezo bizima, ibyo mwakoze suko mwari mwavuze ngo suko twavuga ngo nta bitekerezo mwari mufite, gusa nyine biterwa n'ukuntu muba mwagize, muba mubanye, simbizi, ariko nyine mwabonye ukuntu byabaye nabi mu bantu, mugende mureke ibintu byo gutukana, ntabwo ari byiza. muzoba mugize neza, ni ukuri, niyo nama twobaha. yego cyane, arakoze mugenzi wanjye nawe gutanga iyo nama, ni ukuri
ni byiza kandi ababiretse Imana ibaha umugisha, abe n'abakiri muri ibi mugende mubivemo, muza muzana amagambo meza, mukomeze mudukunde. Channel ni Abakeba TV show, utwo twege kuvuga channel Abakeba TV show, Abakeba TV show, kandi subscribe na share na comment, muzaba mugize neza cyane, musharinge yemwe uko turabakunda n'abatadukundaga mudukandire, nta kibazo, twebwe nta mutima mubi tubafitiye, sinzi nimba ari cyo twaba twarahakoreye, wenda cyo kwama gutuma ku mutwe kwamavuga ngo nyanga runaka, yewe utananamuzi gusa so kugira abantu bazabonera ngo isi kubariya ni ukuri ngo ayo ukamusanga bari ibo ngo ntacyo bazabaza no kuvuga, tuba tuvuga ko abantu bari mu kuduhamagara mukatubwira ngo mugende muri kiyo channel ngo mwabigiye mwe mutabishoboye. Ese uko nk'ibintu tuvuze nta kamaro cyangwa tuzoza tuvuge ngo ahubwo tuzaja gukina amabuye na za njenjenje ubu nyine abantu basigaye bashaka abantu abigize ibipfu, tuzotwama turirimba ngo ambuce we anone cyangwa tuvuga ngo za njenjenje karirengura nibyo karirengura katuzi, cyangwa tuzi neza ya miziki y'abakongomani kandi twokwama turebwa za ndomboro nizo abantu nyine bakunda. Yewe nk'umuntu uzamuduhamagara kwamamaga ngo yayenga mugende ngo mureke iyo channel ngo sibibabereye ngo kandi ngo mwarananiwe, yewe waratunganije twananiwe none umuntu yo guhamagara ngo gende ureke channel, ariko mana ahubwo yaratunanije reke n'abandi bazodukunda. None se nyine umuntu udafanya umuntu twenyine twaraje, ntabwo wafata iserengi ngo wamutera umuntu umuti wo kugukunda, kuriya nyine ntaba yagufanya, nta kundi gatuzaga buriya ni kanisa dusanga harimo abakirisitu, hariho abapinga kandi gati babaveho, kandi ukosanga barabonaguma no kudupinga barakanda baje kureba twatuganira, no tibana baveho ngo bavuge ngo none ndasohoka muri urusengero rwa sinziza risigavuga, ariko ugasanga usigaye rubona gute ngo rwa rusengero, ariko ugasanga ni mu rwa rusengero ibikorwa muri ya ntebe kwa musanga yicikinye umujinya uramwishe, kuri yagiye gukora iki n'ibya bindi nta kamaro, n'ibya bindi agiye kuvuga azavuga n'ibidafite akamaro, azarondogora azavuga atanare aho nta kintu azakora, ubwo asanga ntanasohotse ngo yigendere. None natwe niko batubereye, ubu nyine hariho abantu bari ngo mwebwe ngo muri mu biti, kandi gakuriya nubwo tudatera imbere n'abantu kujya abantu badufasha bakaduteza imbere, uko bari bose bateye imbere n'abantu babatejeje, barabishimira abantu, ntabwo ari igikuta cyaje ngo kibateze imbere cyangwa ibi ngo kibakandire subscribe, n'abantu yemwe utubera abana beza n'ukuri, nta mujinya nta mutima mibi, no kutubwira ngo tureke cyane izo nama turazanze, ntabwo tuzishigikiye, turazanze dushigikire, kandi nubona utadushigikira ntuduhe inama, mukuza tukicara ngaha tugatekereza tukavuga ngo dugire cyane, dukeneye gusa inama zo kuza tubwire gusa ngo ibyo muvuga ntabwo ari byo, ibi mwazanye ntabwo ari byiza, ibi mwavuze si byiza, ariko kandi mureke kuduca intege yewe, ni kuko uhagararira itorero runaka bakazakubwira, ariko uzi guhagararira itorero bakazama basa wese uko ngukungura ni ukuri, kandi ngo abantu bazakureba umwe akamavuga ati yewe ibi bintu ni ukuri, ibi bintu tituzozana nganda kubesha kugira ngo nibwo tubona views, ngo tubona intuzi, ngo nibwo badukunda, tituzozana ibinyoma ngo nibo mudukunda, dufite kuzoza kubabesha hano. Turi abakirisitu uko turi abantu bakomeye mu ikanisa, turi abantu bakunda umurimo w'Imana, tuzaza kubesha ahangaha ngo niho mudukunda, muzodukunda, turaje n'indirimbo ziraje, tuzabatamika ijambo n'ijambo riraje, tuzabatamika indirimbo tubatamika ijambo, zose bizagenda hamwe, tuzarebana arabaza rurayebe bizobafasha ni ukuri mudukunda, ibintu byose tuzobibazanira, ari ijambo wacu arabishoboye, ari ukuririmba ndabishoboye, zose tuba tubishobora cyane, guhata ariko ntajwe ngira
ariko singira ubwo bwo kujya kuririmba icyanyishe nyine n'ijwi noneho nanagwaya n'ibicurane nasaraye ijwi ryagiye ukundi ariko uyu wacu azi kuririmba agira ijwi yewe abantu badafite umuririmbyi mu ikanisa bazabeka ubu nyine kandi uguhembwa twaga ngo aricyo ubusa kigihaba ntacyo ubusa kigihaba muzaze azaze kubaririmbira turabakunda cyane nakagaruka siko barimo kuvuga nakagaruka Imana ibahe umugisha mukomeze mudukorereho mudusharingire cyane.